Ijambo umwana, umwihariko, mwiza, ushimwa, ayo magambo yose atwibutsa igihekane mwa ko aricyo twahoze dusuzuma ubushize. Muri uyu munsi cyangwa se uyu munsi tugiye gusuzuma udukuru tubiri tudufasha neza kongera gutekereza cyangwa kwibuka igihekane mwa twasuzumye ubushize kandi turungukiramo n'ibindi bitandukanye. Ubu noneho tugiye gusuzuma udukuru tubiri ariko ko duheraho ni agakuru kavuga ngo ntaganda. Ikindi turi buze gusuzuma agakuru kavuga ku munyeshuri witwa Mahirwe. Uze gutega amatwi urebe ukuntu ntaganda ari umwana ukunda amahoro. Nanone uri buze kubona ukuntu Mahirwe ari umwana mwiza ukunda gufasha abandi. Ngaho nimukurikire isomo ryacu. Mbere y'uko dukomeza ariko reka mbanze mbasobanurire ishusho yacu. Ishusho dufite turi kubona abanyeshuri. Ikindi hafi yabo hari igiti, hari ibyatsi, hari ishuri. Abo banyeshuri ni batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Umwana umwe w'umuhungu afite ubumuga bw'ingingo ukuguru kw'iburyo, afite imbago. Aba bana bahetse ibikapu bahagaze hafi y'ishuri barimo kuganira. Agakuru kacu karavuga ngo ntaganda ni umwana ukunda amahoro, ni intangarugero mu guharanira amahoro. Ntaganda aritonda nta kundi ntonganya, agira umwihariko wo kunga abafite ibibazo. Ntaganda ni umwana mwiza ushimwa na bose. Ndizera bamaze kubona amagambo arimo igihekane mwa twasuzumye. Umwana, umwihariko, mwiza, ushimwa, mbese ya magambo natangiye mvuga. Icyakora harimo ikiyongeyeho, ntaganda. Ibyo bihekane bindi dushobora kuzabisuzuma mu masomo akurikira. Ngaho tega amatwi turebe ko twakora umwitozo. Umwitozo nk'ibisanzwe uravuga ngo subiza ibibazo byabajijwe ku gakuru ntaganda. Terura igisubizo gikwiriye ugishyire ahabugenewe. Ikibazo cya mbere, ni iki ntaganda akunda? Nk'uko twabibonye, ntaganda ni umwana ukunda amahoro. Ubwo rero tugiye gusubiza dukoresheje ano magambo tubona. Ni iki ntaganda akunda? Ni amahoro, ni uko ari umwana mwiza, ni ukunga abafitanye ibibazo, yunga abantu. Nk'uko twabibonye, ntaganda ni umwana ukunda amahoro. Ese nawe aya mahoro niyo washyira hano? Rwose wihe amanota. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ntaganda agira uwuhe mwihariko? Ntaganda agira uwuhe mwihariko? Nk'uko turi kubibona ku murongo wa 4 w'agakuru kacu, ntaganda agira umwihariko wo kunga abafitanye ibibazo. Ubwo rero ni iki cya gatatu kivuga ngo kunga abafitanye ibibazo. Niba nawe aricyo washyiraho rwose ongera wihe amanota. Ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo kuki ntaganda ashimwa na bose? Ese nuko ari amahoro? Oya, twakibonye. Nuko ari umwana mwiza? Reka turebe mu gakuru kacu. Rwose nk'uko turi kubibona, ntaganda ni umwana ushimwa na bose, dukurikije uko kano gakuru kasoje kabivuga. Ubwo rero impamvu ntaganda ashimwa na bose ni uko twabonye ko ari umwana mwiza, ari uko akunda kunga abafitanye ibibazo. Reka twongere tubisuzume neza. Ntaganda agira umwihariko, ni umwana mwiza ushimwa na bose. Ubwo rero igisubizo cy'ukuri ni uko ari umwana mwiza. Ndizera ko noneho tumaze gusobanukirwa. Ubu noneho hari umwitozo wa kabiri tugiye gusuzumira hamwe.
Uyu mwitozo tugiye kuwusuzuma neza rwose, kuko uravuga ngo terura imwe mu migemo iri mu murongo utambitse uyishyire ahabugenewe ukora ijambo cyangwa se ukore ijambo. Kuri iyi shusho yacu cyangwa se kuri uyu mwitozo wacu turi kubonaho icyitwa ikinyatuzu kirimo imigemo. Ikinyatuzu ni utu tuzu turimo amagambo, aho ijambo dushobora kurivuga inshuro imwe. Urugero: i, ba, nza, ra, ma, nta cyangwa u. Niyo mpamvu kitwa ikinyatuzu. Ku murongo wa mbere utambitse hari imigemo itambitse ariyo i, ba, nza, ra, ki, ga. Ku murongo wa kabiri utambitse harimo imigemo ariyo mu, u, ndo, ra, byo, i. Hanyuma ku murongo wa gatatu utambitse harimo imigemo tsi, i, bya, ma, nta, mu. Hanyuma ku murongo wa kane utambitse tubonamo imigemo na, mwa, mwe, te, u, yo. Ubwo rero dukurikije utu tuzu turi hejuru aha tugiye gukora amagambo. Ijambo rya mbere mu murongo wa mbere turabonamo i, ba, nza, ra, ki, ga. Turabona ko ijambo dufitemo twaryita ngo iki? Reka twese tugerageze kuritahurira hamwe. Ijambo twahitamo dushobora gutoranya, tahura niba ushobora kubona i. Muri make turashaka gukora ijambo ryuzuye. Ki, ba, nza, rwose niba nawe ariko wagisubiza wakongera ukiha amanota. Hanyuma ku murongo wa kabiri mu, u, ndo, ra, byo, i. Njyewe nahise mbonamo ijambo rivuga ngo i, byo, ndo. Hano ku nshuro ya mbere tubonyemo amagambo ikibanza n'ijambo ibyondo. Reka duhere ku murongo wa gatatu utambitse nawo dukuremo ijambo. Uwa gatatu dufitemo tsi, i, bya, ma, nta, mu. Ubwo ijambo hano turakuramo, njyewe ubu namaze kubonamo i, nta, ma. Rwose iki nawe niba ari cyo wabonamo waba wagikoze. Ngaho gerageza gukora ijambo risigaye. Na, mwa, mwe, te, u, yo. Ndizera rwose waba wagikoze. Ubwo rero njyewe icyo nabashije gutekereza ni umwete. Ibi si ukubakopeza kuko unavuze umwana waba wagikoze, ariko nanjye nagerageje rwose. Ubwo rero uyu mwitozo rwose wari ukenewe. Dore rero agakuru ka kabiri karavuga ngo Mahirwe ni umwana mwiza. Mahirwe agira umuco mwiza wo gufasha abandi. Muri make icyo nicyo tugiye gusuzuma. Ariko se iyi shusho ubundi iratwereka iki? Kuri iyi shusho y'aba bana hari igiti imbere yabo cyangwa se impande yabo.
Ikindi hari ibyatsi, hari ishuri, hari abanyeshuri 6, abakobwa 4 n'abahungu 2. Umwana umwe w'umukobwa arimo kuvuga, abandi bamuteze amatwi. Ubwo tubanje gusobanura ishusho kugira ngo isomo ryacu rize kumvikana neza. Mahirwe agira umuco mwiza wo gufasha abandi. Ababyeyi be bamutoza kwirinda inzangano ahantu hose. Aho ateshutse asaba imbabazi, ntagira inzika kandi abera abandi urugero rwiza. Mu masomo nta nzitizi agira, atsinda neza. Turabona ko Mahirwe ari umwana ugira umuco wo gufasha abandi. Ababyeyi be bamutoje kwirinda inzangano ahantu hose. Aho ateshutse asaba imbabazi, ntagira inzika, mu yandi magambo ntahora arakaye, kandi abera abandi urugero rwiza cyangwa se intangarugero. Mu masomo nta nzitizi agira, mbese ntajya atsindwa kuko atsinda neza. Uriteguye ngo dusubize ibibazo bijyanye n'amahirwe? Ni uwuhe muco mwiza Mahirwe agira? Mahirwe twabonye ko agira umuco mwiza wo gufasha abandi. Ni iki ababyeyi ba Mahirwe bamutoza? Twabonye ko ababyeyi ba Mahirwe bamutoza kwirinda inzangano ahantu hose. Aho Mahirwe ateshutse abigenza ate? Asaba imbabazi. Ni iki agakuru ka Mahirwe kakwigishije niba uri umwana? Kandi se agakuru ka Ntaganda ko kakwigishije iki? Agakuru ka Ntaganda katwigishije gukunda amahoro no guharanira amahoro, ariko agakuru ka Mahirwe ko katwigishije gusaba imbabazi. Ubwo rero mwana, mugenzi wawe naguhemukira cyangwa nawe ugakora ikosa, mujye mwibuka gusaba imbabazi. Ubutaha rero tuzakomeza n'isomo rikurikira. Ariko se dusoze gute? Ngaho rero ibyo ni byo by'ingenzi twari dufite uyu munsi. Niba byagufashije kanda like, kandi niba utarakora subscribe ndakubaza uzabikora ryari? Ubwo rero reka dukomeze dusubukure isomo ryacu ubutaha, twiga isomo rishyashya rizakurikira.